Ikaze kuri Niva Paula Vlog. Uyu munsi rero turakomerezaho na episode iya 10. Muribuka ko duherukanye John amaze kwinjira mu ruganda aho yari yiyemeje kurwana intambara na mukuru we Stephen ushobora kuba atari umuntu mwiza. Bimeze bite se? Turacyari ku ruhande rwa John. Naramwenyuye ndimo kumuzunguza ikiganza maze ndamubwira nti waramutse Perezida Stephen. Nta jambo na rimwe yari arimo kuvuga cyangwa ngo anyikirize. Hashize akanya mwaka ikiganza cyanjye ngishyira mu mufuka, nuko Debbie nawe aramusubiza ati mwaramutse nyakubahwa. Nuko Stephen arasubiza ati mwaramutse neza. Nuko Debbie aramubwira ati iyi ni inshuti yanjye John. Ako kanya phone ya Debbie yahise isona, adusaba kumwihanganira ngo ajye kwitaba gatoya ahita agenda. Stephen yaranyegereye maze arambaza ati kubera icyo uri hano? Narasetse kubera icyo kibazo yarambajije mbere yuko nyimusubiza, nuko ndamubaza nti uratekereza naba ndi hano gukora iki mu ruganda rwa papa? Oh, wibagiwe ko ndi vice president w'uru ruganda? Nuko nawe yarasetse cyane arashwanyuka nubwo igisubizo cyanjye numvaga njyewe kidasekeje, maze arambwira ati ndabyumva noneho wahisemo kuguma hano, ni byiza rwose ndabikunze. Nuko muhereza ikiganza cyanjye ndamubwira nti bityo rero reka tubane neza uhereye uyu munsi. Perezida Stephen nawe yazunguje ikiganza ariko ashyizemo imbaraga nyinshi rwose ku buryo wumvaga ari kunkomeza cyane. Namurebye mu maso maze ndamwenyura, ndangije ndamurekura. Ako kanya Debbie yahise agaruka afashe phone ye mu ntoki maze arambwira ati tuze kubonana mu kanya karaza, hari ibintu ngiye kwitaho. Stephen yakomeje kumwitegereza uko agenda maze arambwira ati birasa nkaho uriya mukobwa muri inshuti cyane. Maze ndamusubiza nti ubanza wajya kumwibariza akabikwibwirira wenda. Nahise musiga aho ngaho ubundi ninjira mu biro byanjye. Ku ruhande rwa Stella, ubwo njye nari ndimo nitemberera muri etaje ya 11, umusore mwiza hanyuma yo kwinjira mu biro bye mpita musiga. Nahise mbura aho ngaho mbona ngeze muri etaje yindi ntazi. Ubwo nagendagendaga gahoro gahoro nitegereza abantu ko bagenda abandi baza mu ruganda, hari aho nageze mbona abakobwa beza barimo kubyina, mbabonye ngenda negera ku muryango kugira ngo mbarebe neza, nuko uko injyana ijyamo nkumva ndayikunze, ubundi ntangira kuzunguza umutwe njyana nayo. Ndavuga nti wow, ibintu ndabikunze pe. Uko nakomezaga kubitegereza nzunguza umutwe njyana ndetse n'injyana, n'umutwe wanjye hatangira kuzamo ibintu usa nkaho nibuka. Ibyo nibutse rero, nibutse abakobwa bari mu gatsiko barimo kuvugavuga uko bari bambaye nk'ababyinnyi barangije kubyina cyangwa se bagiye gutangira imyereko yo kubyina. Nuko nibona nicaranye n'umukobwa yari afite imisatsi miremire mu gihe njye nari mfite imigufi iziritse n'umubano. Uburyo njye nawe twari twicaye byasaga nkaho njye nawe tuvukana cyangwa se wagira ngo turi inshuti magara. Numvaga ibyo abo bakobwa bakoze agatsiko bavugaga ariko nkabirengagiza nkaho nari kubumva. Nuko numva umukobwa umwe muri bo aravuze ati aba yigize umuntu urenze, sinzi impamvu Debbie amwihambiraho. Yigira nkaho ari imbwa ye cyangwa agakapu ke. Bose bahise baseka. Nuko undi mukobwa aba aravuze ati kandi ntabwo ari we mukobwa wenyine urenze hano, ese ni ukubera icyo ari we yitaho buri gihe gusa kandi natwe dushobora kubyina tukanamurusha. Ubwo wa mukobwa twari twicaranye naramurebye maze araseka afata na ekuteri imwe ayishyira mu gutwi kwanjye kugira ngo numve indirimbo nere gukomeza kumva ibyo abo bakobwa bari barimo kumvugaho. Nanjye naramurebye ndamwenyura maze nzunguza n'umutwe. Nyuma yo kubyibuka ibi nibutse ubwo narebaga abo bakobwa byari bigaragara neza cyane. Uwo mukobwa nibutse twari twicaranye nabonaga hari aho muzi, ariko buri uko nageragezaga kwishakamo imbaraga ngo mwibuke ahubwo nibyo byangoraga cyane. Nuko ndibwira nti ese bivuze ko nkiri mu buzima nari umubyinnyi? Kubera iki bari kumvugaho? Kubera iki banyangaga?
nuko nahise ninjira muri icyo cyumba bari kwitorezamo ndetse abakobwa uko barimo kubyina ako kanya numva umutoza aravuze ngo Jenny hagarara, nahise mpindukira ngo ndebe nuko abandi bakobwa batangira guhwihwisa bati nanone se kandi ese ni ukubera iki Jenny ari kongera kubyica. Umutoza yahise amwegera. Jenny yanganaga nkanjye rwose wabonaga nkaho turi mu kigero kimwe, yari afite uruhu rwirabura byatumaga aba mwiza pe, ariko ku maso he hatangiye gusa nabi ubwo umutoza yamwegeraga, nuko aramubwira ati iyi ni inshuro ya 6 ukoze amakosa, niwongera na rimwe urahita wirukanwa. Jenny mu ijwi ricitse intege aramubwira ati mbabarira ntago birongera. Yahise asubiza imbere, noneho bakomeza kwitoza bongera gutangira bundi bushya. Nakomeje kwitegereza Jenny buri uko yarimo kubyina, yabyinaga neza ariko uburyo yatambukaga byari buhoromo gato. Bageze hejuru kuri stage yongeye gukora ikosa, nuko ndivugisha nti mana yanjye kubera iki koko. Nuko umutoza aramubwira ati Jenny sohoka uze kundeba nyuma y'imyitozo. Yahise asohoka buhoro buhoro ava ku murongo ajya kwicara hanze y'icyumba cy'imyitozo kure cyane. Bahise mbona uko abandi bakobwa bishimye ko asohotse, nuko ndivugisha nti abakobwa babi gusa. Nahise nsohoka njya aho Jenny yicaye, yahise akuramo inkweto yari yambaye ubundi asoma ku mazi yari mu icupa yari afite, yarishyize hasi maze areba aho nari mpagaze. Yahise atungurwa ndabibona mu maso he ndetse agiramo n'ikikango. Yahise afunga amaso atangira kuvuga ibintu ntazi, nanjye nahise nshanganyukirwa n'uburyo ari kwitwara. Nahise muhamagara nti yewe. Yahise akora mu mufuka akuramo ishapure, yakomeje kuvuga amagambo ndetse afunze mu maso. Nagerageje kumukoraho ariko aransunika, nahise nsubira inyuma n'imbaraga nyinshi ndetse nenda no kugwa hasi ku itaka. Yahise yongera gufungura amaso ye arimo kundeba ndetse arimo guhumeka insigane. Ese Jenny yaba nawe asigaye abona umuzimu, yaba asigaye abona abazimu? Turaza kubikomerezaho rero muri episode ya 11. Katubashimire ariko mbibutsa gukora like, share, subscribe ku batarayikora, comment niba wakunze iyi story kugira ngo dukomeze kubana cyane kuri Niva Paula Vlog. Nge ndi Cynthia.